Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Twongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amazina nitwa Evangeliste Gideon. Imana iduhane umugisha. Twongeye rero kwishimira uyu munsi ko Imana iduhaye ubuzima. Ikaba iduhaye ubuzima navuga ngo buzira umuze. Ubuzima bufite ubuzima. Iyo ubayeho mu buzima bunejeje Imana, nawe ubwawe wishimiramo, n'ishimwe rikomeye cyane. Rero mbere yuko tuvuga ibintu byinshi cyangwa tuganira ku magambo meza ijambo ry'Imana, ndagira ngo tubanze dusenge mu izina rya Yesu. Imana ituyobore muri uyu mwanya. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Ifunguro ridutunga uyu munsi uriduhe none, ijambo ryawe ry'ukuri ry'ubugingo ariwo mutsima utera imbaraga. Turagusabye kugira ngo Mwuka Wera ariduhe, kandi Mwuka Wera ituyoboremo mu izina rya Yesu. Abantu bose turi kumwe muri uyu mwanya badukurikiye, tubasabiye umugisha n'imbaraga no guhirwa, ndetse no kuzura imbaraga za Mwuka Wera no kuyoborwa nawo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kubaho mu buzima budafite ubwoba. Kubaho mu buzima budafite ubwoba. Iyo ubayeho mu buzima bufite ubwoba, uba umeze nk'aho udafite Imana rurema cyangwa Kristo mu buzima bwawe. Ariko iyo ubayeho mu buzima budafite ubwoba, biba bigaragara yuko ufite icyo wishingikirijeho cyangwa uguhagarikiye mu buzima, ari we Yesu Kristo. Nta wundi rero utumara ubwoba, ni Yesu Kristo uba utuye muri twebwe. Iyo umuntu adafite Yesu, abaho mu buzima bufite ubwoba. Ariko iyo ufite Yesu, ubaho mu buzima budafite ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Yesaya igice cya 50 umurongo wa 7. Haravuze ngo kuko Umwami Imana izanabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni unsindishiriza ari hafi. Ninde uzansindishiriza? Ni Yesu Kristo. Haleluya. Murongo 8 aravuze ngo unsindishiriza ari hafi. Ninde uzamburanya? Duhagarare twembi. Umurezi wanjye ninde? Ntanyegere. Umwami Imana nizamagarikira. Ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zibarye pe. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo uko Umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Haleluya. Iyo ubayeho mu buzima bufite ubwoba, uhora wumva ko Imana itari mu buzima bwawe, uhora wumva ko ubuzima burangiye, ndetse ufite n'ubwoba bw'urupfu. Turi kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo kubaho mu buzima butagira ubwoba. Kubaho mu buzima butagira ubwoba. Yesaya ajya kuvugira ijambo, yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ahura n'abanzi benshi bamurwanyaga mu murimo, ndetse n'abamwemeraga n'abatamwemera. Bamwe bagashaka kumushyira mu nzu ya gereza, abandi bakamushyirisha mu rwobo, abandi bakamuboha iminyururu, azira ubutumwa bwiza yahabwaga kugira ngo ashyire abami ndetse n'abakomeye. Ariko Umwuka w'Imana aramuhumuriza. Haleluya. Amwibutsa neza yuko Imana yamuhaye ubutumwa ari Imana ikomeye, adakwiriye kuba mu buzima bufitiye ubwoba abantu. Aravuga ngo kuko Umwami Imana azanabara, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Ngo mbese ninde uzansindishiriza? Ni Umwami wanjye kuko ari we umagarikiye.
aravuga ngo mbese ninde uzamburanye ngo ahagarare ngo tuburane? Haravuga ngo umurezi wanjye ninde ngo ahagarare tuburane? Arongera aravuga ngo bose bazasaza nk'inyenzi, bazasaza nk'imyambaro, ngo inyenzi ngo zizabarya rwose bashire pe. Iyo ubayeho mu buzima bufite ubwoba, uba wumva ababisha bawe bose bakurangiranye, ibintu byose bikurangiriyeho, wumva ubuzima bwawe burangiye, wumva nta cyerekezo cy'ubuzima. Ariko ndagutangariza iri jambo rivuga ngo kubaho muri Kristo Yesu biguhindukirira gushira amanga, biguhindukirira gukomera, ukamera nk'urutare. Haleluya! Yesu aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ibintu 3 cyangwa 4 cyangwa 5 bigaragaza umuntu ushize amanga cyangwa umuntu ubaho mu buzima budafite ubwoba. Icyambere, umuntu ubaho mu buzima budafite ubwoba aba yishingikirije ku ijambo rya Kristo ryanuwe, kuko rifite gukomera iyo ryitayeho. Kwishingikiriza ijambo Imana yakubwiye bituma ubaho mu buzima butagira ubwoba, kuko iyo uhuye n'ubuzima bukomeye ugahura n'intambara, uzirikana cyangwa wibuka icyo Imana yavuganye nawe, kuko umwami Imana azagutabara. Haleluya! Data akwishimire mu izina rya Yesu. Hanyuma icya kabiri, umuntu ubaho mu buzima budafite ubwoba aba yishingikirije ku ijambo Yesu yamubwiye yuko azarama, uburame, kurama. Iyo Imana yagusezeranyije uburame, biba bivuze ngo ufite ubuzima, kuba ufite ubuzima butarwaye, ufite ubuzima ufitiye mbese igihe uzamara. Icyo ni icyishingikirizo cyawe ugomba gutsindisha Satani ugutera ubwoba yuko utazapfa ahubwo uzarama. Cya gatatu, kuba ufite amasezerano y'iby'Imana yakubwiye. Amasezerano, iyo ufite amasezerano bituma utabaho mu buzima bufite ubwoba. Umuntu udafite amasezerano abaho mu buzima budafite ubwoba, ariko umuntu ufite Yesu akaba afite n'amasezerano abaho mu buzima butagira ubwoba. Abaho mu buzima butagira ubwoba, kuko hari iby'Imana yiteguye gukora ku buzima bwe, hanyuma ibihe ahagazemo ntabwo bimukanga, ntabwo bimubwira yuko apfuye cyangwa birangiye, ahubwo amasezerano Imana yamuhaye, umwuka mwibutsa yuko hari iby'Imana ikimufiteho itarakora. Hari umugambi mwiza Imana ibigufiteho. Kuba ufite amasezerano y'Imana, ubaho mu buzima butagira ubwoba. Yesu ashimwe cyane. Icya kane, iyo ubayeho mu buzima budafite ubwoba, ugomba kuba ufite icyishingikirizo cya kane, cyangwa icyo wiyegamijeho, cyangwa ishingiro y'ubuzima bwawe bituma bigutera ibyiringiro. Nuko uba ufite isezerano Imana yakubwiye ko izagendana nawe. Iyo Imana yakubwiye ko izagendana nawe, ntabwo ugira ubwoba bw'urugendo, ntugira ubwoba bw'ibihe, ntugira ubwoba bw'aho uzanyura, kuko iyo yaravuze ngo nuca mu mazi ntazagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya. Haleluya! Imana izakugirira neza, kubera ko iyo ubayeho mu buzima budafite ubwoba uba ugomba gufite ayo masezerano, ukaba ugira amasezerano y'Imana, ugafite Yesu muri wowe, ukaba wizeye yuko iby'Imana yakubwiye izabikora. Yesu ashimwe cyane. Yesaya ajya kubivuga yaravuze ngo ubwo umwami Imana izanabara nicyo gituma namwara. Nawe rero ntukwiriye kumwara, ntukwiriye gukorwa n'isoni mu gihe ufite amasezerano y'Imana n'icyo Imana yavuganye nawe. Wigira ubwoba rero bw'abantu, wigira ubwoba bw'ibiguhagaze hejuru, wigira ubwoba bw'ibibazo, wigira ubwoba bw'ubuzima uri kunyuramo, uko umwami Imana izagutabara. Ubwo umwami Imana izagutabara nicyo gituma utazamwara. Ashaka kubwira ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzakorwa n'isoni. Impamvu utazakorwa n'isoni ni iki? Nuko ubayeho mu buzima budafite ubwoba, kuko wishingikirije ku ijambo rivuga ngo Imana izagutabara kandi ntuzakorwa n'isoni. Birashoboka ko muri iyi minsi waba ufite ibiguhagaze hejuru, waba ufite n'ibiguteye ubwoba,
waba ufite n'ibibazo bikomeye cyane ku buzima bwawe, mbese ukabona ibyago n'amakuba bikugose. Ariko umwanditsi yaravuze ngo ibyago n'amakuba n'ibyinshi ku mukiranutsi w'Imana, ariko Imana iyije kumutabara imukiza muri byose. Kuba ufite ibigeragezo, kuba ufite ibibazo, si igisobanuro cy'uko upfuye, si igisobanuro cy'uko ubuzima burangiye. Oya, ni igisobanuro cyerekana yuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Umuntu udahura n'ibibazo, umuntu utagira n'ibigeragezo byinshi, ntabwo Imana iba igikomeje umugambi we ku buzima bwe. Ariko umuntu ugendera mu bibazo akabinyuramo ari kumwe n'Imana, Imana iba igifite umugambi mwiza ku buzima bwe. Uyu munsi warira ariko ejo ukishima. Imana iba ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe ko izakunezeza. Uyu munsi wahura n'abanzi benshi, abantu bakakwanga, bakakwishyiramo rwose, bakakwanga pe. Ni ikintu cyerekana yuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, yuko izaguhereza inshuti nyinshi zizakomora ibikomere by'abakubabaje, zizakomora ibikomere by'abanzi bawe bagiye bakwanga bakubwira n'amagambo mabi. Imana ibiri gutegura imbere yawe abantu benshi kandi beza muzafatanya ubuzima bwo gushima Imana. Haleluya. Data atugirire neza kandi Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Yesaya yavuze ngo umwanzi wanjye ninde ngo ahagarare ngo tuburane. Ninde wakuburanira mu buzima bwawe? Nta wundi ugutsindishiriza, ni Kristo umwami wawe. Haleluya. Ni Kristo umwami wawe ugutsindishiriza. Niwe uzakuburanira urubanza rwawe, niwe uzakuburanira intambara unyuramo, niwe uzakuburanira mu bibazo unyuramo byose, niwe uzagenda agucira akanzu mu gihe Satani yacukuye urwobo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu Kristo umwami w'abami azagufashe kandi akugirire neza. Data ari kumwe nawe, humura wicika intege. Yesu Kristo niwe uzagutsindishiriza mu bibazo unyuramo. Ikintu igitangazo ugiye kwakira mu buzima bwawe, ni ukubona abanzi bawe basaza nk'imyambaro, ni ukubona abakurwanyaga, ni ukubona ibibazo wari urimo byose inyenzi zigiye kubirya zikabimara. Haleluya. Inayo mpamvu ukwiriye kugira ute? Kwakira Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo ubeho mu buzima budafite ubwoba. Data akumbere umugisha mu izina rya Yesu. Shoje mvuga ngo ukwiriye kubaho mu buzima budafite ubwoba, kandi ikikumara ubwoba ni Kristo wakire mu buzima bwawe. Nimba ufite amasezerano y'Imana yakubwiye, wibaho mu buzima budafite ubwoba, Imana ikugire neza. Ubwo umwami Imana izagutabara, icyo gituma utazamwara, icyo gituma utazakorwa n'isoni. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Shalom, shalom. Haleluya. Amen.